Amakuru nshaka kugira ngo mbabwire ku muvandimwe Papa Cyangwe njyewe before yo kugira ngo igitaramo cya Papa Cyangwe kibe ni umwe mu bantu twabiganiriyeho mbere ubwo Papa Cyangwe bamutumiraga muri The Choice uwitwa Rocky yaramubajije tese aba n'aba Sky tumushyira ku rutonde rwa bangaye aravuga ngo Philipita arangije aravuga ngo no mu bantu 100 ngo nagarimo Philipita arangije arikiriza aramubwira ngo ngo kandi numvaga Skype yagakwiriye kuba mu bantu batatu ba mbere yagakwiriye kuba arimo impamvu ibintu mbigarutseho none se Papa Cyangwa arabyibagiwe yuko umuntu bita Rasini ari wamwandikiye amahiti menshi Rasini ntago ari wanditse imbeba Rasini ntago ari wanditse kunsutsu Rasini ntago ari wanditse sana ni nk'abo Diostora yirirwa yandikira indirimbo none se ugira ngo Papa Cyangwe tugiye kuri album yo tukicara tukamubaza indirimbo yiyandikiye nizihe none si nibyo nanatanze n'umucyo nongere ngutange buretse kuba Papa Cyangwe afite management nziza yaranananze wenda kujya imbere mu muziki rwose yangiye imbere ariko ndabirahiriye na naka kanya ndabivuza Imana yo mwijuru birebe so kwiyemera ngiye Papa Cyangwe ari hariya nanjye ndi hariya kugezana n'ubu mu DJ akajya yari agashyiramo beat zitari zacu zitari izahe Papa Cyangwe ntiyakoraho urwego rwa stage performance yanjye ntago yakoraho yaba ku Cyangwe yaba kuki ntiyakoraho yaba kuberwa ntiyakoraho icyo cyo rwose ndakivuze n'umuteguro rwose ntago yakoraho tunahagaze hariya tukavuga ngo ugiye kureba body ugiye kureba niggas who looking good wituvuga ati ni wabagahe na wundi kubera ko n'ubundi njyewe ndi maneke bro uzarebe zino maneke zo ku mihanda bambika imyenda nujye ubona zira maneke zo ku mihanda bambika imyenda jye uvuga ngo Skype rero ntabwo urwo rwego rwanjye ahubwo bakakanya ashobora kuzatuma yita n'ugura igitaramo ngewe kimeze nk'icya Bruce Melody na The Ben rega Benove nge nari kubwenga indege yarayobye ni ukuri ku Imana indege yarayobye ngagize ariko atajya guha credit ntago ashaka kubyemera oya impamvu adashaka kubyemera ni nkuko byatangiye Bruce Melody adahereza credit The Ben bikarangira The Ben nka mukuru amubwiye ati noneho petit frere ako kanyafu vuga ushaka kuncishaho uzaza ukanshishirizaho muri Big Arena first of all hano Papa Cyangwe ndamusibije iyi statement yiwe irimo ibintu bibiri kandi by'amakosa kandi bigaragara harimo mismanagement hakazamo n'ikintu bita ubwendiscipline Papa Cyangwe ikintu yari ashinzwe hariya yarashinzwe kugenda muri performance agakora bikarangira Papa Cyangwe yakoze ikosa ryo gukorera statement akamentioninga company nka Kigali Universe reka none reka tureka kuvuga izina Papa Cyangwe reka tuvuge wenda izina Ibuye izina Ibuye ryangirije izina rya Kigali Universe mu gihe nabo bamwangirije ko nabo bamufunze mu buryo butemewe bizi yuko bira bintu iyo bataza kubivugaho bitewe na performance wagaragaje n'ubundi nari kubakebura nkababaza ngo ubundi keskiri akazi kanyu nakaye gusa kuri iyi ncuro Philipita na Babu Rwanda ndabimuye Yes, of course, come to Weapon of Fake, of course, ngo stamba sadafa pakamenyese mtoto wa butamwana ngenda tukative tuturavuka butinyiru bwite finisher ku majiko ndavuzwe ambyisho hit yo terizuba itishuti ya boss intijwi ry'aba diaspora ntingejwi abandi kakashwe mu pandemic in the city mwuzukuru wa Jama Shop mwana aho umugore kayimbaga zicyone zubaka avubanye top rero speaker agacoko katseko twego ni Mr Breaking as the umwami wa stage there ndi kumwe n'uwitwa Skype wa Baga ariko none ukaba yambaye inkweto ya boot ngira ngo murayibona mwese kuri screen zanyu ngo yitwa Cyuma mbere akaba yambaye ipantaro kabisa ajya kumera nk'iya gisirikare kifite amabara atukura ngira ngo yakwiye kuba yitwa nka doado ariko oya yiba ipantaro bayita wa Baga kuko irimo amabara yose ya wa Baga TV wa Baga TV yego akaba yambaye rero B1 mu ntoki sa ukaboko amacen yego mpero kutubwira ngo naguzongera kwambara ibintu bitari by'agaciro ariko ndi kubona wambaye ikindi kintu wagira ngo nubundi oya akanaka ice nateretsemo ntaka ice nateretsemo ariko ntago ari icy'agaciro ibyo ngibyo ni ibintu by'ibibati n'ubundi oya ariko akayisi karahenda gahenda kugura ngaho akayisi kagura 20 ese ko ravuze ngo nta kindi kintu kitari cy'agaciro kizajya kuri ariko akayisi gahagaze 20 kandi arimo agafuka k'umuceri ka kandi Rocky yamamaze yego karimo urumva kari agaciro kandi kari agafuka k'umuceri muri ghetto bro kamarana iminsi ndabeshya Rocky kirabi
kirabiranye arabizi kabisa Eh. hari agaceri nyambona yamamaza kabisa nagiye ahantu gusura umukobwa wanjye muri geto nsanga yagaparitsemo kandi buriya umuniga wanjye Bernard yagafite muri geto atumira ibyana nka miliyoni bagateka agapira aho karimo indagara cyangwa se karimo isambazi yego ndabona none ufite courage wakize ndi koroherwa nyine ni bya bindi nyine umuntu uko agenda nyine yimatatura niko murara zishakamo uretse ko i Kigali badahinga Benovia yego nintaramuka nkoresheje umunwa hari umuntu ejo bundi muri comment bambwira ati shima Imana yuko umunwa utagize icyuba ariko nyine urebye umuntu yishakamo morale kandi already rega na morale umuntu aba agomba kuzishakamo kugira abone igitunga abana Imana iyo ikikurinze morale uzishakamo ugakora ewana mpaka ejo nandi mu bukwe bwabaga promota ndi kumwe n'umusheti wawe bita abayisha ndetse n'abandi n'abamitsu n'abaperi n'abaperi ariko mbona umuntu bita Degis ntigeze azamo ngiye muri Jerez nsanga hararukora ko afite igitaramo we kutagaragaye muri buriya bukwe byagenze gute Benove ntabwo uzi ko wansize hano ngewe ngiye kuri polisi ntabwo uzi ko twatandukanye nkubwira ngo saa 8 ngiye ngomba kuba nageze kuri polisi ko n'ubukwe bwarangiye nijoro kuko nabonye abantu barya kabisa bakomeza bananywa n'akantu sinabonye waharwariye sinabonye wahasindiye wasinze ibiryo igiporezo cyo cyari gihari n'ubukwe bwabimo igiporezo ako nakaba ari n'ubukwe bwaje gura n'imyaka kuko amakuru nkura ahandi hantu nuko ngo mu kujya ku murenge ngo bakoze impanuka ariko ntihagira ukomereka cyangwa ngo bagire ikindi kibazo ahura nacyo ndetse n'ubukwe nabonye abantu benshi bari bakomeje kugenda bashyiraho n'amabonsa kuko bounce ya Bruce Melody iherutse ndetse no kuba yego iherutse no kuba inzu y'iwabo harahiye yari yahiye nabonye nawe yari arimo hariya ariwe muntu urimo gucunga ibintu byemerewe hariya usibye MIE ndetse na The Trace nibo bantu bari bemerewe kujya bakavaringa mimbere soti se ya kavarinzi oya nabandi nyine hanze barakoze ariko nyine already mimbere mu gutera nari uva kumanika ikiganza kwerekana icakwa yego nta bindi binyamakuru amashusho bagiye bayabona buforode ibiro rero byabiyobowe n'uwitwa nde inyuma muri reception nabonaga umuntu bita bamenya yipanze akazi niwe warembwe ati se bamenya ko nawe atashaka bimeze bite bamenya afite intinyi afite intinyi ariko imifungo arayifite ariko nyine ni yayindi yo kurya y'abasore nawe azatwemeze nyine nawe ashaka umugore bayasangira yego kuba abantu bo muri show bizemo kugenda bagashimana ndetse bakanarongorana bagakora cya PBB wowe ubibona gute biriya ngiye mbibonamo ko ari ugukura yego ni ugukura ariko gukura nanone kudasaba guhubuka yego usibye Knowless na Clement baje kuza kubikora induru zikavuga bati nibwo bwa mbere twabona abantu bashatse bakora ibintu bimwe kuko urabizi umuntu wese yajyaga avuga ngo sinashaka umugore ngo muri bino bintu urumva na Mickey already nawe yamajije kuba yashakwa n'umuntu bitaga promota kandi bose bakora bimwe wenda ejo n'ejo tuzabona n'izindi couple z'abantu bahuriye muri ibi bintu bakanashakana ariko ntibazahubuke yego Regis Depressite azamukindura ugasanga nawe ngatangiye kwipanga akazi ngo ko gushaka Queen bamaranye iminota ingahe Regis ahita yipanga gushaka Queen ngo ubone ngo bipanze akazi ko gushakana mu masegonda ngo kubera ko Mickey ngo akoze igikwe Regis uzambara ube witonze depression ntizagutere ngo cyangwa gatiti bigutere ya depression ngo igutere gutuma uhita ushaka mu buryo bwihuse uriya mukobwa ngo ni Queen mutarabanza kumvana mutarabanza kwiga imico yewe usanga mugeze mu rugo guteye agahinda kandi warafashe kwidarapo ubu nibwo buri agarera agiye kumenya icyo agaciro k'umugore bigenda buri agaciro k'umugore ukamenya mwamaze gusezerana yego babyita nzakwizirikaho buri ari akaririmba Uncle yaririmbye bita nzakwizirikaho nsanga yagatuye abantu basezeranye yego abaririmba ngo nkunda ni wowe uwo nifuza ni wowe nutemera kaba wowe nzakwizirikaho ubwo rero icyo bita nzakwizirikaho buriya ririya darapo nta muntu ugikina naryo buriya nta puranka y'idarapo ibaho nta puranka y'idarapo ry'igihugu ibaho buriya ririya darapo ry'igihugu barakubwira ngo iyo ushaka gukina ubundi hari umugani w'umugenurano uvuga ngo utazi ikimuhatse oya areba itunda rya sigitsuri ubwo rero ni nko gukina n'idarapo ry'igihugu yego
gusa ariko nanone ntekereza ko igihe baba bamaranye bagize umwanya wo oya kwigana baranaziranye baramenyanye impamvu nkomoje kuri Regis niko hari titre naje kubona ivuga ngo Regis nawe ngagiye gukora ubukwe arakora ubukwe kubera depression ya Miki yakitonza akabanza kamarana na Queen igihe kirekire bakabanza bakamenyana n'amezi nkangahe amezi ko wasanga nawe bamajije kumenyana nawe bamenyanye igihe kingana gute ko bamenyanye uri ari umusimbura mu kibuga uri ni umusimbura mu buriri bwa Regis bwa Miki ni yicare yige n'abatuje Regis abanza mwiga igihe babanze bamenyane bazabone kuba byagenda gute ibyo navuze ntago wabonye ko pare mukuru ari Didimani yego sinabikubwiraga ngo Miki yamenyanye naga kwa Didimani ngo abonye atari byo Soti nawe ntago yabikomoje abikoraho ikiganiro abibaza Didimani ahubwo nkibaza ngo Didima wowe ibyawe bigeze he Didimani ikamaje gushyingira kuko na wa muhungu nawe ngo basohoye video ye ngo ya mano wabo reka ako wabonye ko ngewe buriya iyo mvuze ibintu no kuri gereza bari kumwe wabonye ko iyo mvuze ibintu biba bisa amakuru mbanyafite warabonye n'ibintu wabonye ukuntu umeze nk'umuntu uhanura kubwo twakoraga ikiganiro twicaye hariya nkubwira ngo Benovia performance yawe cyangwa se stage yawe ni performance witwa Philipita na Babu bagakwiriye kuzajya bavugaho bakicara mu kiganiro bakayivugaho kubera yuko ibyo bintu barabihemberwa kandi n'abanyamakuru ibyo bintu nibyabaye The Choice ibyo bintu nibabikoze bakabivugaho ubwo urumva rero ngewe iyo nkubwira ngo nditica muri aka kazi jya ubyemera kandi rega ibyo mvuga nabo baba babyumva kubera ko barabizi yuko biriya bintu iyo bataza kubivugaho bitewe na performance wagaragaje n'ubundi nari kubakebura nkababaza ngo ubundi keskiri akazi kanyu nakaye gusa kuri iyi nshuro Philipita na Babu Rwanda ndabimuye yego ejo nako duherukana umbwira ko ugiye kujya muri polisi ndetse no ku munsi w'ejo rede nkahita nibaza ngo ese ibintu byawe bigeze kuri kangahe ku ijana bikemuka cyangwa se ibyangombwa byo kujyana muri assurance bigeze kuri kangahe ku ijana ku buryo n'umuntu wese udukurikiye avuga ati ese ejo ko mwabivuzeho bigeza hehe kugira ngo tuze gukoraho urwo rujijo Benovia reka mfate umwanya nshimire polisi y'igihugu nyishimire kabisa byimazeyo nanabashimire cyane n'ababyeyi nje nishimiye service ejo bamaye nakunze polisi y'igihugu kuri gahunda bagenderaho ejo ubwo nari ngeze ku Muhima kuri traffic ku isaha bari bamaye ya saa 8 nahageze isaha ya saa 8 n'iminota 15 banyakira saa 8 n'iminota 30 nibwo nari ndi kumwe na Opeje Nakirutimana Deograsi yego nibwo yanyakiriye turaganira nkora statement nziza cyane ewana nanashimira na fande mukuru wamfashije kubera ko urabona iyo nari mfite ikaramu ndimo ndagenda nsusumira kubera kino kibazo cy'iyi fracture biba ngombwa yuko banyaka ikaramu bankorera statement nkajya mvuga bandika urumva ko bamaye service nziza reka nshimire polisi y'igihugu barabinkoreye ibintu bimeze neza cyane ndizera yuko ku wa mbere bamaye leta igomba kunsubiza ku bitaro bya Kibagabaga akariho bankorera statement igomba gusubiza kuri polisi bakayiteraho kashe bamara kuyiteraho kashe nkabona kuyohereza muri assurance tukazahura nayo mu rukiko ibyanjye bigakemukira mu mahoro ndizera yuko kandi ibintu byanjye bizakemukira mu mahoro kandi bizagenda neza abakuru muri ibi bintu hari umuntu ejo twahuye arambwira ati buriya Sky turi umunyamahirwe kuba uri umwe mu bantu polisi ihaye umwanya bakagusinyira ibintu byawe mu gihe gitonya shima Imana yuko n'ibindi bizagenda neza kandi uzarwara ugakira kandi uzanivuza bikagenda neza ariko Imana niyirinda ahubwo noneho hari uwambabaje we wambwiye ngo ujye ushima Imana ngo yuko ngo uri koroherwa ngo ariko n'ubundi uzapfa ariko ngo uri koroherwa ugera umunsi wo gupfa se ariko n'ubundi ngo uzapfa kuko ngo nta muntu ujya urwara ngo urutirigongo ngo n'ubundi ngo iyo rutavuyemo ngo rurakwica ndangije ndavuga ati si wowe urema n'ubundi iminsi yanjye njya kuvuka iminsi yanjye yo kubaho Imana yari yaranditse mu kiganza wintera ubwoba kuko si wowe wandemye kandi si wowe Imana yanjye n'ubundi Imana ifite iherezo ry'ubuzima kandi gahunda yacu buriya Benovia Imana wiyizi my brother yego bamwita rero Skate wa Bagaye bamwita inkoma mashyi y'igihugu bamwita Papa Doboy bamwita Papa Skate bamwita Papa Muceri bamwita Inspiration of the Youth
nko mu mashyi y'igihugu ukongeraho ka special material ukamwongeraho ko ari inyamaswa bahigana amakenga Cyane. ahita nza nibaza ngo ese Sky 2 ko ndiye uri korerwa umeze neza ndetse rwose ufite n'icyizere cy'uko no kwivuza bizageraho bigakunda. Uyu munsi ushaka kuturaza ayo makuru rero sasa. amakuru mba mfite Benove aba ari menshi bangira ngo rega uyu munsi urabona ko ari kuwa nyuma ari buni weekend Yego. bangira ngo abantu tujye tunagenda tubahereza na morale tunabarangiraho ibyiza biba biri bubere. Abantu bari muri Arizona uyu munsi boss wanjye Muchoma J uyu munsi wa none araza kokereza ahantu bita Las Vegas. Yego. Afite ihene, afite n'inkoko, afite n'intama, afite noneho inyama bita inkorokoro ba bantu bayimbazaga. Yego. Muchoma J yambwiye ko inkorokoro ndetse na mushikaki zimeze neza cyane n'amazingaro. Yego. Uyu munsi wa none abantu bari butemberere mu mujyi wa Las Vegas Muchoma J araza kubagira neza. Ariko Muchoma J ntago ndi kumubona neza nubwo yahuye n'ibyago. Muchoma J yahuye n'ibyago ntago ari kugaragara neza buretse ngewe yaje kugeza update uyu munsi arambwira ngo turaza kuvugana na Las Vegas. Makuru mfite ngo nuko igisiga cyageze mu rugo n'amafi. Amafi yo rwose ngo yaje ngo kuza kubyohereza amakuru mba nayamenyeye indege yabizanye yankoreye delivery y'amafi ibisiga bita inkoko anyohereza dendo. Ubu no kuvuga ngo rwose ikijyanye n'imisosi ndi kukibonera ku gihe. Yego. Noneho hari inyama yanyohereje bita umusokoro. Muchoma J wakoze rwose kubw'inyama y'umusokoro wanyohereje. Yego. Umusokoro ndi kuwufata nkawuvangamo imboga za epinari ewana nkawucegeta koko nkawucegeta noneho nagera ejo nzanateka agasombe by the way. Yego. Ejo nzateka agasombe karimo ikinono. Yego. Mbanze nkivovore nkimenemo nindangiza nterekamo akantu karyohereye cyane. Yego. Ikibazo niko disi muganga yambujije ngo gusoma kuri B1 gin. B1 gin abandi babaye ngo ko urwaye ariko none tubabwire ko igihe inyobwa kitatera hangover kikina none tunababwire ko rwose mu minsi iraza tubaza kozana inzoga bita meetup ndetse nanakekaga ko nshobora kuzayibonamo akazi nibiramuka bigenze neza. Oya turi amakuru mashyashya nahereza n'abantu. Yego. Ndetse n'abakiriya bacu muri rusange. Mu ruganda turimo turasukura turimo turavugurura turi kurwagura. Yego. Uruganda turi kurwagura kuko urabona ahantu rwakoreraga hahandi hirya twarahaguye naho kuva hariya twakoraga kugera hirya kugera na ruguru kurumva dufite inganda ebyiri. Hari urimo B1 hari urimo na meetup twarahaguye hose kugira abe harehare tunakora n'amasuku. Ubu hose twashyize amakaro. Nirwo ruganda rusa neza Benove. Yego. Uzabireba nitujye kuhasura nirwo ruganda rusa neza. Uri kuhagera kwa kundi winjira parking iri hanze uri gusohoka mu modoka cyangwa kuri moto bahita bakwambika ibikweto byinjira mu ruganda. Yego. Bya bibodaboda byinjira mu ruganda n'akagofero n'agapfukamunwa ukinjira mu ruganda wambaye naga ugenda usuhuza abantu. Ukuvuga ngo uruganda rwacu rwa B1 gin rumeze nka za nganda rukora za John Walker na za Hennessy. Yego. Amakuru ruturaje ngo nayahe? Amakuru y'uyu munsi rero amakuru y'uyu munsi na amakuru abantu bagiye babinyandikira ariko gerageza kubabwira ati ndarwaye mfite uburyo bwo kutabisubiza. Amakuru ndayahera mu kiganiro cya The Choice ubwo batumiraga uwitwa Papa Cyangwe. Ndaza ubwo naho ngaho ndi buyahere nongere kugaruka muri press conference bamwe mu banyamakuru bagiye bamukomeza kumumbazaho nongere ngaruke ku bijyanye n'igitaramo cyiwe nongere nze no kugaruka ku byabaye inyuma y'igitaramo. Reka dutangire rero. Amakuru nshaka kugira ngo mbabwire ku muvandimwe Papa Cyangwe. Njyewe before yo kugira ngo igitaramo cya Papa Cyangwe kibe ni umwe mu bantu twabiganiriyeho mbere. Yego. Papa Cyangwe twaganiriye yuko azaronshinga album yiwe ubwo twari turi ahantu bita Kigali Delight Hotel uwitwa Ndahiro Valence Papi yaje kuronshinga company yiwe. Witwa Papa Cyangwe nibwo umunyamakuru Minyawe yadukoresheje ikiganiro abitubazaho atubaza ku kijyanye no ku buryo tuzakorana indirimbo atubaza no mu mibanire yacu ndetse n'icyo kibazo yakimubajije mbere. Abantu bazarebe kuri Empire icyo kiganiro ko ndabyibuka nyuma yaho ngaho twase tujya no gukora ikiganiro njye na Papa Cyangwe Nyabugogo. Abantu bakurikirana wa Bagaye TV ndumva icyo kiganiro barakibonye ubwo twari turi kwa Zetsevu twibereye Nyabugogo turi kwibutsa abantu ku mibanire yanjye nawe n'agatigito kanjye nawe turi kubereka aho twari duherereye Nyabugogo. Yego. Papa Cyangwe umunyamakuru bita Minyawe yaramubajije atese Papa Cyangwe Sky tumubanyeho taravuga ati Sky tubanyeho neza ni grand frère ni umuvandimwe wanjye ni umwe mu bantu bamaye imbaraga zo gukora cyane
ndetse ni n'umwe mu bantu bansapotinze Yego. mu bijyanye n'imikorere n'ubwo wenda mu bijyanye na financial nta kintu yigezama ariko muri esprit zo gukora cyane lobbying yankoreye ni nziza ibyo bintu yabyivugiye mu kiganiro twakoranye na Eminyawe. Yego. Noneho rero ku bijyanye na alubumu cyangwa se kuba twakorana indirimbo nabwo yarabimubajije aramubaza ese papa cyangwe Skyto muzakorana indirimbo aramubwira ati Eminyawe Skyto kuba tuzakorana indirimbo tuzayikorana ariko indirimbo nyeneye gukorana na Skyto ni indirimbo iri heavy bitewe n'ukuntu batuzi ni indirimbo igomba kuza ikarimbura isi ikarimbura ahantu hose niya ndirimbo nyene tuzitirira igisasu bita electronic rocket. Yego. Urumva iyo ndirimbo rero kuza kuyisobanura gutyo urumva ko ni ibyuye yagiye yivugira ikiganiro kirahari. Bamubaza ku kijyanye na alubumu yiwe barase uramutse uronshinza alubumu Skyto yaba ari muri icyo gitaramo cyawe ubwiwe warabyiyemerera. Aravuga ati ntiyaburamo n'ubundi akwiriye kuba arimo. Papa cyangwa rero ubwo yaje gutegura igitaramo mbere yarampamagaye arangije arambwira ati Babaga ati mfite album launch uramfasha kuyitwikira. Ndambwira ati Musati nta kibazo. Ati none se uri tayari uzaperforming? Ndambwira Musati ndi tayari nge nta kibazo. Urabutse mutsumbaneye ka facilitation nkashaka icyangwe nkareba ko mbona na transport ngewe naza rwose nkashwanyaguza. Ewe nkanacyamamaza igitaramo tukimatatura ibintu bikagenda neza. Ndangije muri close ndaramubwira ati ariko musaza papa cyangwe ngiye mfite company namamariza bita SB Quality Sound icuruza ibintu bya sound bibaye byiza wewe wareka tukabihurizamo ngewe ayo mafaranga wari ugiye kuma ya facilitation njye ahubwo nkazana company yacu SB Quality Sound SB Quality Sound kazaguhereza sound mu mafaranga wo zabahereza SB Quality Sound ngiye ari percentage zanjye izo percentage ngiye bazama kubera ko uzari wowe uzaba wabahaye akazi percentage zanjye ngewe nizo nzagira ute nizo nzakoresha ngewe mu gutegura iki gutegura stage yanjye. Yego. Arambwira ati nari tuzahure kuwa mbere tubonane. Umunsi wo guhura kwanjye nawe nimero yiwe yari yayikuyeho. Undi munsi rero ubwo twavuganaga arambwira ngo tuze guhurira hehe kwa Zaitsevu Nyabugogo muri Togo. Yego. Zaitsevu muhamagaye ndamaze Zaitsevu papa cyangwa yaba yakugezeho ati shwida ati ntago twigize tubonana. Byarinze bimara iminsi ngahe papa cyangwe tutarahura muri Togo bigera naho atanga ama invitation deja no muri Togo na Zaitsevu wadufashije. Buriya noneho iki kintu nyibwire n'abantu ngewe na clearing out ibi bintu Zaitsevu nibi naba ngombwa Benovia uzamushake muzivuganira azabikubwira ndetse n'abantu benshi barabizi. Akenshi na kenshi biganiro byanjye na papa cyangwe bira byo gusubizanya byagezaho twebwe abaduteguriraga Yego. yuko turi bukorana ikiganiro ejo tuzasubizanya. Urumva yago yakoreshaga papa cyangwa nangire nakankoresha umunsi umwe ugasanga nagiye kwa Yago undi munsi undi nawe yagiye kwa Irene. Byaje kugera igihe tumera nkaho content ifropinze bibaye nkaho content ifropinze uwitwa Zaitsevu atangira kuzajya dutegurira iki content akatwicaza akatujyana muri Togo. Ibi mvuga Zaitsevu azabinyomozi. Byagezeho Zaitsevu azajya tujyana muri Togo twebwe akatwipevera. Akavuga ati Skyto we na papa cyangwe wowe papa cyangwe uyu munsi uzagenda uvuge ko Skyto uzamugurira inkweto. Yego. Nagenda akavuga ibi nibi kuko buriya na papa cyangwa ibyangwe byinshi aragendaga akabikura kwa Zaitsevu. Yego. Noneho bikarangira nanjye Zaitsevu ambwira ati uyu munsi nawe papa cyangwe wowe ugende uvuge yuko imyenda yose ayikodesha. Kandi ibyo navugaga rwose byabaga ari ukuri. Zaitsevu rero ubona ko lobbying yacu na papa cyangwa ari umwe mu bantu bayigizemo uruhare kugeza ku iherezo ryaho MTN yaduhaye akazi. Kibonke akaba umu MC wacu bikarangira beef yanjye na papa cyangwe irangijwe na company bita MTN. Yego. Bure MTN yaradutumiye na duhana amafaranga nge na papa cyangwe. Dukora bato hagati yanjye nawe umusifuzi yari Clapton Kibonke. Yego. Abantu bari gutorera kuri social media kuri kuko byari live. Ndabyibuka twakoreye Nyarutarama. Sensitive niyo yari yashoyemo hari sound hari aba DJ hari abantu batandukanye. Buri wese yari afite umu DJ bamuherezaga beat akamenagura wiwe. Biza kurangira icyo gihe papa cyangwa nanamwanikiye. Birangira mwanikiye rwose kuko namukubise freestyle kiramurenga birangira ririmbye ziwe nanjye ndirimba izanjye biramurenga live. Byari live ntabyo kuberana yarabibonye nawe uko live yanjye yari ihagaze. Papa cyangwa ngiye narinze ngera kuri live y'abantu 5,000 papa cyangwa ari kubana 3,000. Yego. Biza kurangira the winner abaye ngewe kuko ndanabyibuka icyo gihe ku kijyanye n'amafaranga nitwigeze tunganye. Uko ngewe nibwo nahise mfata amafaranga ndumva ngewe bitewe n'amafaranga nakuye kuri live si ngombwa ko nyavuga umubare ariko niho hantu nakubuye amafaranga yanzuye mu buzima. Iri live yanjye na papa cyangwa. Yego. Kuko ndumva show yacu
Kibonke niwe mutangabuhamya kuko niwe musifuzi kuko niwe warangiye yavuze ngo the winner is Skyto Abagaye. Papa Cyangwe duhana big up tunumvikana ko ayo mafaranga tugomba kuyakoramo indirimbo hagati yanjye nawe. Biza kurangira ko yari ari muri Rock Entertainment bakadafi bamucyuye birangira nanjye njyanye nande n'umuniga wanjye bita Money Banks niwe waje kunyura niwe wari ufite decapotable yari ya Ishkevi iriya decapotable Ishkevi ni yaguze niyo yanjyanye muri bato ya Papa Cyangwe ahantu bita Nyarutarama. Uwo munsi naramwandikiye ngenda nabyibuka live yarangiye mfite amajwi live yanjye yarangiye mfite abantu 15,600 nabi stokinze nabirebye. Papa Cyangwe namutsinze kuri live yiwe abantu bari bamukurikiranye yari afite abantu 10,000 ngiye mfite 15,600. Yego nuko byagenze muri bato. Ubwo rero binashoboka yuko kuba Papa Cyangwe rero ibyo byose kubivuga cyangwa atarabivuze ubwo rero ibyo nibirangiriye kuri icyo gika cya mbere. Yego Ku gika cya kabiri rero ubwo Papa Cyangwe bamutumiraga muri The Choice uwitwa Rock yaramubajije tese aba n'aba Skyto mushyira ku rutonde rwa bangaye aravuga ngo Philipita arangije aravuga ngo no mu bantu 100 ngo nagarimo. Philipita arangije arikiriza aramubwira ngo ngo kandi numvaga Skyto yagakwiriye kuba mu bantu 3 ba mbere yagakwiriye kuba arimo. Impamvu ibintu mbigarutseho ngewe wenda nta kibazo ngewe nta ribi gusa ikintu nemera ngewe nemera n'amaguru yanjye n'imbere y'abantu ndetse n'Imana nemera yuko Papa Cyangwe nta support namuhaye mu buryo bwa financial ariko mu buryo bwa lobbying bro ngemeze nkaho namubereye igitambo naramukoreye. Yego naramukoreye cyane ndumwe mu bantu ba supportinze izina Papa Cyangwe. Deja naka kanya niyo nahamagara Muyoboke Alex. Yego Muyoboke Alex aka kanya umuhamagaye niyo namuhamagara. Wowe bwawe Benovi sura umutigisi uzabaze Muyoboke ngo muri telefone yawe nimero ya Skyto handitseho gute handitsemo Papa Cyangwe. Yego Ngewe kera banyitaga Cyangwe. Uzabibaze ba David Bayingana uzabibaze ba Jado Castare uzabibaze aba ba Imfura Jarike uzababaze bano ba Fuadi uzabibaze n'aba bakoboyi baba Deje buretse gatoya uzabaze Bubu nyiri East African promoter. Bura Bubu ngewe ninge muntu wa mbere wigeze kumwambika ipantaro bita Levis 501 mushiriye aho bakoreraga hano Tedemir. Yego hano Tedemir aho East African promoter yakoreraga akorana n'abakire bitwaga barandiri yari recruitment manager wa East African promoter. Ubwo icyo gihe witwa Kremakina Music w'icyo gihe nari ingoma amashyi yiwe yanyitaga Cyangwe bura Kremakina yakundaga amapantaro y'uducupa. Ngewe yajyaga gura imyenda muri Amerika akayimereza ngiye nkajya kugira ute kuyimushyirira kuri size. Bamuzaniye ipantaro binini ngiye nkahita mbishyira umutayeri akagenda akayishyira kuri size. Imyenda yiwe wasanga ngiye mfite igikapu cya Krema nk'imyenda nka turu wasayiwe amapantaro yakuye muri Amerika kuko Krema afite muri umuntu yabaga muri Amerika bita Kefa. Yego Nambikaga umuryango wose kwa Krema Chrétien Kefa mushiki wiwe ndetse n'umudamu wiwe. Yego Bose ari abantu banjye. Bose nimero zabo kugeza na n'ubu keretse umunsi uzaba uri kumwe na Muyoboke uzambwira tereka amagare Skyto urebe nimero yuko buretse nibyo uzabaze boss wa B1 Jean Fils umubaze ngo nimero ya Skyto handitseho gute handitsemo Cyangwe. Rero mukuza kubona rero Cyangwe ibyo byose bibaye bire kuko ndabyibuka ari na beef twigeze kugirana Philipita iyo nambara niwe wayicishije mubwira ati we petit frère we witwa Cyangwe gute krizina ari iryanjye ariko ndaharangije atangira kwivuga ndabyibuka uwo munsi twaranasereye mu kiganiro mubwira ati genda we wacyane we ntago uri Cyangwe wowe ndabwira tuba wambaye ibiki ibi byose ntago ari Zetsevu wabigukodesheje ntago dura kwa Zetsevu ndabwira tuwe duhamagara Zetsevu mwami kazi wa Togo akubwire ko ngiye ari n'umunsi n'umwe nakodesha Cyangwe ndamukasa muri icyo kiganiro. Ndabyibuka nako kavido ni kamwe mu katrendinze hagati yanjye nawe turi guserera ndi kumukasa mubwira ibyi Cyangwe katari ibyo aba yabikodesheje. Biza kurangira gutyo. Philipita rero aza urugendo rwanjye na Papa Cyangwe buretse na Philipita abanyarwanda benshi bo barabizi. Nta nubwo ndi hano kugira ngo mwifotorezeho n'igihe cyararangiye afite urwego rwiwe ariho nanjye mfite urwanjye ariko gusa ajya reka kuza yirarira cyangwa se ajya guca hirya no hino ajya agira ukuri muri we ajya reka ibintu bya heti ashimira umuntu. Jesse ndabyemera rwose 100%. Nta kintu nigeze mufasha mu buryo bujyanye na financial. Ariko byonyine lobbying namukoreye yatumye abanyarwanda banamenye izina rye baranamwakira. Buriya Papa Cyangwe yagiraga isoni kera. N'ubu ngubu akakanya uzacungure biyo muri kumwe. Nubona ameze nk'umuntu ufite isoni mu maso. Ngewe naramwatuye ngewe namufashije kwirekura atuma amenya kuvuga akoresha umunwa bakakanya umunwa ari kuba umutunze. Ariko yaze gusanga ibintu by'umunwa atari ibyiwe imbaraga zishyira mu muziki bitewe nuko yese agira ute abona imbaraga za support za studio.
none se ugira ngo nka kiragiye Benova iyo View Nation ibihari kiragiye ugahita uvuga ati wabagaye ngiye kukubita muri View Nation ngiye kuguhuza na Wayebit cyangwa nka kuri kiragiye ba Roda bari na ba Win ukavuga ati wabagaye ngiye ngukubise muri View Nation ugiye kuzajya usohora ingoma buri gihe ukora na video wowe naza gukubita ishusho rya Danje audio ya Danje Win yayigukubise urambwira ngo ngiye ntago uri amapeti nari kuzamwandikira muri kiragiye ari kwaruke Rocky ari kuzajya rushika no kwishyura amafaranga ba Element nabandi ngiye nari kuzajya mara muri View Nation abahungu ba Ozia nanjye banyandikira nanjye bankubita banyandikira none se papa cyangwa arabyibagiwe yuko umuntu bita Rasini ari wamwandikiye amahiti menshi Rasini ntago ari wanditse imbeba Rasini ntago ari wanditse kunsutsu Rasini ntago ari wanditse sana ndanabyibuka icyo gihe Rasini yigeze no kunyandikira mbwira atari ko mwana Skyto kuki bano bapeti badatanga credit uramo peti nirirwa mwandikira indirimbo ku murongo indirimbo zose aririmba ari Rasini wazanditse ndanabyibuka ibyo bintu nigeze kubikora ikiganiro ndavuga ati se ndanabimubwira kuki utajyoreza credit Rasini ari wakwandikiye indirimbo urabyumva Rasini nawe umukoresha buretse n'ibyo Rasini urabiza abahanzi benshi amaze kwandikira indirimbo ni benshi cyane amaze gufasha muri studio ni nk'abo Diostora yirirwa yandikira indirimbo none se ugira ngo papa cyangwe tugiye kuri album yo tukicara tukamubaza indirimbo yiyandikiye nizihe wenda ariko zanagaragara boya zirahari wenda buretse gato tugendane gake gake njewe ndabizi 100% wowe uzahamagara umuntu bita Rocky uzana umuntu bita Mikrojene uzane n'umuntu bita Kadafi ntuzagendere yuko benda bafitanye amabifu yego ni byiza rwose muhanzi baramwandikira cyo no kuza muri studio ukanama na melody nibiki nanjye ngize amahirwe yo kubona umusani ngiyewe uzajyemo imirongo nkaza umusani nanjye ngasanga yanditse ingoma za Danje akazima genda kubwiye ngo nanjye uriya mwaka reka noneho nimba ari ibyo ngibyo bashaka byihangana reka nanjye nzemere nze muri View Nation nanjye nsinye kontara noneho ibi nanjye bigira mvuga ati nanjye ndasinya muri View Nation nanjye Wayebit agiye gukora uburoko bwanjye urebe ngo ndakora album urebe ngo ndasohora ama video mifiririzo umbwire ngo igihugu noneho ntago ndagisiribanga ukambwira ngo ababasake ntago wabagara kura nabo kurabo ni vuba vuba kubisazi byanjye first of all ngiye uriya mupeti kugezana n'ubu nizi saha ndacyabivuga uriya mupeti murusha swag murusha physical appearance ya fresh ngiye ngaragara nk'abasani n'ubundi umuntu mbonye rwose abona ko nari pepure ngewe ndabeshya se ntago ibintu uvuga mani njye ari ukwirarira reba swege bro ngewe ukumbona n'ubundi ukuzambona n'ubundi style skahita ubona ko ari umusitari ntago ngewe wambonamo nk'akajuga ariko uriya mupeti nawe iyo umubona ubona ari wa mwana wo mu giporezo ubona agenda yomboka nk'umwana wo mu biryo aho ntiwaba uri kumufatana kubera yuko oya ntago ari ibyo buretse tugendane aho turaza kuhagera turi guhera aho ngaho tugendane gake gake tugendane gake gake hano ngiye ndi kwimatatura aho naho turaza kuhagera ndi kumusubiza ku byo Philipita yagize ute yamubwiye iyo robbing narayimukoreye kandi iyo robbing namukoreye nta munyamakuru numwe muri Rwanda utabizi iki kiva kireba inyuma muze muri comment mu byandika mugende munakurura no bu video bwose nagiye nkora naho na papa cyangwa umuntu utazi Skyto 2020 ngiye na papa cyangwa uranabyibuka ko ari nge muntu wamutanze ibi bintu byo kuza kwimatatura icyo bita one man show kuri YouTube we yaje nsanga muri covid dukorana uburoko bwa covid abantu tubamara agahinda muri covid none si nibyo nanatanze n'umucyo nongere ngutange buretse kuba papa cyangwe afite management nziza yaranananze wenda kujya imbere mu miziki rwose yangiye imbere ariko ndabirahiriye na naka kanya ndabivuza Imana yo mwijuru birebe so kwiyemera ngiye papa cyangwa ari hariya nanjye ndi hariya kugezana n'ubu mu DJ akajya yari agashyiramo beat zitari zacu zitari izahe papa cyangwa ntiyakoraho urwego rwa stage performance yanjye ntago yakoraho yaba ku cyangwa yaba kuki ntiyakoraho yaba kuberwa ntiyakoraho icyo cyo rwose ndakivuze n'umuteguro rwose ntago yakoraho tunahagaze hariya tukavuga ngo ugiye kureba body ugiye kureba niggas who looking good wituvuga ati ni wabagahe na wundi kubera ko n'ubundi ngewe ndi maneke bro uzarebe zino maneke zo ku mihanda bambika imyenda nujye ubona zira maneke zo ku mihanda bambika imyenda jye uvuga ngo dere Skyto ntujye utambuka ku mihanda Benove yego ukabona maneke yambaye neza ujye uvuga ati dere Skyto yego ibijyanye n'igitaramo yakora muri Kigali Universe yaho ntago ari ho ndagera yego ubwo tuvuyeho abageze muri press conference igitaramo kigiye kuba yego abanyamakuru bamwe na bamwe nabo batangiye kunyandikira batangira kumubaza ibibazo bamubaza ati Skyto bimeze bite ati na n'ubu ngubu abishaka ngo yazaga kuri igitaramo siko yavuze isoro uriyora ngo yaza kama stage yego nsobanurira ncira mu magambo make yavuze gute yavuze ko n'ubu ngubu bishaka zo kwipanga nyine bakagohereza umwanya ugakora yego bishatse vuga ko wagomba kujya kwipanga akazi nkuko nanjye nakipanze cyangwa n'abandi rero ntabwo urwo rwego rwanjye yego ahubwo bakakanya ashobora kuzatuma ahita ntugura igitaramo ngewe
kimeze nk'icya Bruce Melody na The Ben. ngo iki Buriya ashobora kuzatuma ategura igitaramo kimeze nk'icya Bruce Cyawe Melody na The Ben. Cyanjye nawe ntago yaza si amafaranga se ari ibintu biri butwinjirize. Mvuze ati mfite kampani ya B1 Gin, mfite Radiant, mfite Muchoma J, mfite na polisi y'igihugu. Nkavuga ati ngiye polisi y'igihugu izanera inkunga, B1 Gin izanera inkunga, Radiant izanera inkunga, nkongeraho noneho niki na Muchoma J, nkongeraho na SB Quality Sound. Je narangiza nkanategurira igitaramo noneho nge sinanagitegura Kigali Universe. Nuguhita nipanga za BK Arena. None se Damuru boss si inshuti yanjye, wa David bayingana si inshuti zanjye, umuyobozi mukuru wa Beka si inshuti yanjye. Nukubwira ati boss ngiye mereza stage. Ubusubira ngo naba mfite company nka polisi y'igihugu, nkongeraho B1 Gin, nkagenda nkaganira na boss wanjye Martinez, nkaganira na Skoro. Urambwira ngo izo company mfite na Beka, urambwira ngo ntago nakora igitaramo muri Arena induru zikavuga. Cyavuga rwose induru zavuga, nkabwira cyangwa tukanashaka n'abandi baraperi bari aho ngaho baba bari buze bakimatatura ndagatora mama Yesu we, umva ngo harya ngo wazanye umusaraba. Nukwita nzirika imigozi yari muri BK Arena n'amapoto uretse ibitangaza, ariko ngewe ibyo ndi kukubwira ngereka ngo ukopeze n'amapoto. Aya mapoto yo ku mihanda nukubwira abaryaka ariho nukurara bari gutsira amapoto hariya batera amapoto y'imiriro. Nugufata amabawunsa 900 agomba kuba ari hariya abanteruye. Ubundi ngewe igitaramo cyanjye ubundi nge performance yanjye yabihagaze $3,000 by'idolari. Ni $3,000 by'idolari. Nanjye nkareba ikintu ari bukore hariya. Ni za performance z'abanyamerika. Rega Benove nge nari kubwenga indege yarayobye. Nukuri ku Imana indege yarayobye. Ubwo ibyo byonyine ibyo ngukopesha. Ibyo byonyine birabitse bibaye ntabwo nge nakipanga akazi nkuko. Azabibaza n'abantu bajya banumira mu bitaramo zababwire n'abanumira. Nge banumira yego. Ndacyabyemera wenda ubitaramo byanjye byinshi mbikora mu tubari. Ariko utwo tubari tuba twabaye amafaranga, akazi kanjye kameze nka ka Riderman. Ubu bari bwose tuba twabukukumbye, tuba twiriramo macyaca ataka. Niyo ngiye ku ma big stage azabaririze, yaba mu cyumba cya rap barampesha, yaba muri cya gitaramo cyabaye cyabere ku Irebero cya Trapish Gang nabwo barampesha. Nge ntabyo kwipanga akazi, warabizi wa bagaye ubugomba kumufungo nkaza ngakora ibintu byiza. Ntabyo kwipanga akazi. Ibyo rero birarangiye. Abanyamakuru rero mwicare mutuze, ukuri murakuzi ku mitima yanyu. Petit frère nakajyaza, buriya Petit frère ushobora no gusanga arakeneye attention kuri ngewe. Hari attention yarakeneye kuri ngewe, buriya yashakaga ko mvuga, buriya yagize amahirwe yagize. Niko nahise ndwara. Buriya koko nk'icyangwa nari nateguye nk'ubukira cyari muri garde-robe. Buriya baze noneho nka kuri yuko bitatu wano naje mu gitaramo. Ukavuga ati Sky to welcome to the stage. Menagura turi wano. Ndakubwiza ukuri n'ubu bugamba ba bose bivugisha. Igitaramo byari kurangira ngishimutse kikarangira cyiswe cya Sky to cyari cyabaye cya papa cyawe. Ayiwe. Yego. Umuntu ahita yibaza ngo ese hagati yawe na papa cyangwe sibyo ko wenda oya nabivuze. Oya muri kuri move buretse kuri move y'imiziki rwose gusa isari ndaritera kuri move y'umuziki. Kuri move y'umuziki ari imbere rwose. Benove yasinze kurya indi kuri move y'umuziki ari imbere rwose ameze neza. Rwose ndanabimushimira, yanateguye igitaramo cyiza binagenda neza. Wewe kimurenganyiza ariko atajya guha credit. Ntagashaka kubyemera. Oya impamvu adashaka kubyemera ni nkuko byatangiye Bruce Melody adahereza credit The Ben, bikarangira The Ben nkamukuru amubwira ati noneho Petit frère ako kanyafu vuga ushaka kuncishaho uzaza ukanshishirizaho muri BK Arena. Nanjye cyangwa noneho mu gihe rero atemera wa bagahe azareke duhuze imbaraga nge nawe birangirire noneho muri BK Arena. Pani zirayivu zabire muri Covid bagiye kudutsimba mu mataje ya MTN. Baze noneho bibera imbere y'abafana induru zivuga. Areba umwana wo ku Gisozi ibintu mukorera. Intambara zibe mbanza noneho inosho zavuga. Cyoko z'abafana banjye bo byasaba babawunsa na polisi y'igihugu kubanza kubasaka amasara bwaye. So gira ngo abantu bakomeje kugenda batubaza ngo se ibibazo bya papa cyangwa n'utwa Sky Tube ngire ngo wenda babishyizeho umucyo. Oya nta n'ikibazo gihari. Turi n'inshuti buretse ko bakeneye attention na bya bindi byo gupingana nk'inkurikirane, ariko ajya amenya ko nta rutugu rukura ngo rusumbije. Yego ruhamagara papa cyangwa umuvugishe. Oya nimero yikuyeho nashatse kumuhamagara cyangwa kumubaza impamvu yafashe urushinge akarukoza ku mapumbu. Nabwo ntiyakwitaba. Ntabwo ntiyanyitaba, ariko urwo rushinge nari ngiye kumufasha mu bijyanye na mentalities. Burangiye ndi umuterapist mwiza cyane. Nashaka kumuganiriza mu buryo buri mento kubera ko iriya statement yarayirekuye. Ndicara ndavuga ati
first of all hano papa cyangwa ndamusibije yagize ikintu bita mismanagement. Impamvu yagize mismanagement ntago papa cyangwa yaratangiye yari gukorera statement imeze kuri iyi statement yiwe irimo ibintu bibiri kandi by'amakosa kandi bigaragara. Harimo mismanagement, hakazamo n'ikintu bita ubwendiscipline. Harimo mismanagement, hakazamo na indiscipline case. Mismanagement iri hehe rero? Reka mere kuri step ya mismanagement. Mismanagement step ya mbere niko nakayimfite nagakwire kugusobanurira. Step ya mbere iri muri mismanagement ya papa cyangwa. Papa cyangwa ntago yari yemerewe step ya mbere. Ntiyari yemerewe kujya kudiringa n'aba event organizer cyangwa se kujya kudiringa n'abo bantu bashinzwe ama lighting n'abo bantu b'ama stage. Ibyo byonyine team yari ikwiriye kugira ute kubitegura. Papa cyangwa ikintu yari ashinzwe hariya yari ashinzwe kugenda muri performance agakora bikarangira. Ntabwo yari ashinzwe no kujya kumenya ngo muri financial bimeze bite. Hagombaga kuba hari umuntu ushinzwe kumenya ngo rifona umuntu uzi icyo bita rifona FIFO. First in first out. Ibyo binakaba bizi. Hakaba hari umuntu ugomba kumenya ngo igitaramo cyajwemo n'abantu bangaye, umuntu uzi gukora audit muri management yo umuntu akaba bizi. Ikindi kintu akabazi ngo costume designer wanje ni uwuhe. Ku kijyanye na costume designer, mu kijyanye na performance yiwe Honda Vivura papa cyangwa yari yambaye neza. Kijyanye na costume designer yari ameze neza. Na stage performance yari imeze neza. Ariko ikintu munengaho kuba byonyine haragezemo igihe cyo kugira ngo bakupe ibyuma hejuru y'amadeni y'amafaranga. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Kuko ibintu byose byari bimeze neza. Ariko ubihagarariye ntago ari hari Joshua yagiyanye Ruskana. Yego, uwari ubihagarariye agombaga kuba afite umusimbura. Do you understand? Icyo kintu nyine ndi kukubwira ngo habayeho mismanagement. Okay, the second. Ikindi kintu cyabayeho. Cyabayeho ntishimiye kandi nyine hitana nasoze kino kiganiro. Papa cyangwa yakoze ikosa ryo gukorera statement akamentioninga company nka Kigali Universe. Kigali Universe ni company ndende ifite amafaranga, yashoye amafaranga mu buryo bugaragarira abantu, mu buryo bwa finance, ubona kari company yashoye. Ku buryo nge kuri kote yanjye ndamutse ngewe ndi nka manager wa company, papa cyangwa namujyana mu nkiko. Ntabwo twakwihutira inkiko ariko nanone buretse gatoya. Uzi impamvu namujyana mu nkiko se? Ndi nka manager kuko nawe yari yamaze kudropinga out ira statement. Ariko bageze buretse gatoya oya buretse ariko ndi kukubwira impamvu nyine buretse kuba yarivuguruje. Reka ngewe tugende tape par tape Benovi. Nge ndi kukubwira turanagera ku musozo. Twari turi muri outro, reka tugere no kuri outro. Sibyo intro ukuntu imeze ubwa mbere yashotoye company Kigali Universe. Umuvugizi wayo Rugajurigani araza atanga statement yiwe arayisobanura. Ariko ndi kukubwira nka manager tugiye kugendera kuri manager ashobora kugenda agatanga nk'ikirego muri RIB cyangwa se mu rukiko akavuga ati umuhanzi papa cyangwa twagize kuba twaramuhaye free space yo gukoreramo. Manager ko ari kuba riskite kubera yuko nyine buretse tugiye naga ari manager nago ndi kukuganiriza mu buryo bwa business kari none se buretse nyine ese mu gihe yibeshye agahita kandi nawe avuga ati nanjye ndisubiye Benovi buretse nyine kwisubiraho ndi kukuganiriza nyine ndi kuganiriza mu rugero nyine muri business uko bigenda. Muri business wemera yuko nka manager atanze ikirego akavuga ati ngewe papa cyangwa umuhanzi papa cyangwa bitewe n'ira statement buretse nyine turi waretse nyine tukabanza nkavuga. Yego close ya mbere yari imeze gutya. Muri business byonyine uremera yuko iriya post iwe yarebwe n'abantu bagera mu 5,000 birenga hafi 10,000. Ariko nyine kumyumvira ntago nibwemeranye nayo kuko kumyumva nawe ufite uko oya nta kibazo nge ndi kuguhereza nge turi kuvuga mu buryo bwa business. Reka noneho reka tureka kuvuga izina papa cyangwa reka tuvuge wenda izina Ibuye. Yego izina Ibuye ryangirije izina rya Kigali Universe. Mu gihe nabo bamwangirije ko nabo bamufunze mu buryo butemewe. Nta kibazo iyo ni kote yiwe. Sawa nta kibazo. Ariko mu bantu 10,000 byarebye Ibuye. Ibuye ryandika ko Kigali Universe itemerewe ari abagome, ari abantu bikunda, ari abantu ba selfish, ari abantu badatanga service nziza. Hari abantu 10,000 batemerewe kongera kugaruka muri Kigali Universe bitewe yuko batanga service itari nziza. Icyo cyonyine ni ikirego cyo guhambya company imeze kuri yashoye amafaranga nkariye. Sibyo tukagaruka kuri kote y'Ibuye. Ibuye rikavuga yuko ryahombye kandi nta kintu riyize rihabwa. None se mu kwivugura ry'Ibuye kwibuye ryo ryasabye imbabazi rivuga ati twebwe twaribeshye.
erega umuntu ashobora kukwiba ariko akakwiba afite n'ibimenyetso kuko mu rukiko hatsinda ufite ibimenyetso urakoze cyane ibyo bimenyetso biri bugukoreho Yego. ukemera guhomba ariko kampani ishobora ariko Rodi ntabwo papa cyangwa yiteruye nk'umuntu w'umugomajije kubyara ngo apfe kuvuga ibintu bira mupanga ngiye sinzi uko statement yabo ari imeze sigeze ninabyinjiramo ariko mu gihe batagiye mu rukiko ngo baburane ndibuze kuranira Kigali Universe ndibuze kuranira papa cyangwa we nanjye bose hari n'ukwitwa papa cyangwa yaje kuza kuvuga amagambo atari meza kuri Kigali Universe arivuguruza akaza gusanga wenda ibyo bitameze neza akivuguruza nyine nicyo nawe yabivuze ku bw'agahinda ariyo mpamvu nkubwira ngo byonyine gutaha mu gitondo isaha ya 12 nk'uko yabivuze nanjye ari ngiye ntago wandyamana reka nanjye nkubwire ijambo rimwe we kuki yatongiriye kuri step ya mbere navuze ya Miss Management kari cyo kintu bazo cya mbere none se niba umuntu wateguye igitaramo atarahari bagomba gufata papa cyane bagomba kumutegereza nk'umuntu bakoranye bagashaka uburyo bakemura ibyo bibazo ubwo rero ubutaha rero azategure management imeze neza cyane nawe yabyivugiye ko akeneye team papa cyangwa big up to yourself maximum respect Kigali Universe maximum respect inyenyeri bare maximum respect Zebra Switch I see on the camera Lauren ikinyobwa cyiza ni B1 Gin ukeneye cyo kurya gera kwa Muchoma J yibereye muri Arizona soon as possible turaza kuba twaronshinze akabari kacu ka Muchoma Bare ku nyama nziza inkorokoro imishishito ndetse n'ibindi amazina ni Sky Tour Burger keep subscribing mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro byacu nakagaruka witeka naba umugisha Coming the door for Sky Tour. Wow.